Hello muraho neza twongeye kubasuhuza. Iyi ni The Economic Updates. Ese wari uzi ko amafaranga 50 cyangwa se ibihumbi 100 ushobora kuba ukoresha mu buryo busanzwe bwa buri kwezi ashobora kuba intangiriro yo kubaka umutungo wawe mu myaka iri imbere? Reka tuganire amahirwe ari mu kintu cyitwa Rwanda Stock Market Exchange. Tunarebe ese bitandukaniye na R-Night, tunarebe ikintu bita stock niki, securities niki, bonds niki, ese byungukira umuntu gute. Abantu benshi bakunda kumva ijambo nka stock market, bakumva shares, bakumva bonds, bakumva investment, bakagira ngo ni ibintu by'abaherwe babandi bakize bagezeyo. Ariko ntabwo ariko bimeze, nta nubwo ari ibintu bisaba gusa cyangwa se bireba abantu bagezeyo bafite amafaranga menshi. Kubera iki? Uyu munsi ndagira nkwereke yuko ku isoko ry'imari n'imigabane rishobora kuba ari ahantu hakomeye, ahantu umuntu usanzwe ashobora kuba yakura amafaranga akagenda yubaka umutungo we buhoro buhoro. Ariko hari ikindi kintu gikomeye cyangwa ngo tuganire kimeze nk'ikibazo. Ese wari ukize? Ese niba ushaka gushora amafaranga yawe ujye kuri Rwanda Stock Exchange ugure shares cyangwa bonds, cyangwa se ushyira amafaranga muri R-Night iterambere fund, ese wewe wibajije ibintu bitandukaniye he, bikora bite, wumva byagenda bite, niki cyakungukira, n'icyo ubona cyakubakira ubukungu mu gihe cyiza kandi buhamye buhoraho? Reka tubiganire turebe buri kintu aho gitandukaniye n'ikindi. Niki cyagufasha rero gutera imbere mu buryo bw'umutekano kandi burambye? Uyu munsi turabisesengura. Reka duhe ku kintu cyane tugiye kuvugaho, isoko ry'imari n'imigabane ni iki. Mbere nambe katangire ku kintu cy'ingenzi utaruzi. Iyo tuvuze isoko ry'imari n'imigabane ntabwo tuvuga ahantu isoko ribera nka Kimironko cya Nyabugogo cyangwa se isoko rya Huye Complex Market. Oya, turavuga ahantu cyangwa se uburyo abantu bashobora kugurana cyangwa se gushoramo amafaranga mu byangombwa by'imari, urugero nka shares na bonds. Ni uburyo abantu bihuza bakaba bashobora kuba bashoramo amafaranga ariko bakayashora mu bintu by'ibyangombwa by'imari. Tuvuga ibyangombwa by'imari ahangaha tuvuga ikintu bita bond cyangwa se shares cyangwa se securities za government n'ibindi. Nabyo ndabikubwiraho gato icyo ari cyo akantu ku kandi. Reka dutangirire kuri Rwanda Stock Exchange. Mu Rwanda iki kintu kirahari, akaba ari ryo soko ryateganyijwe kugira ngo abantu barebe ko bashishikazwamo, kugira ngo barebe ko baguriramo securities, shares, corporate bonds ndetse na securities za government cyangwa se z'amapromesha mwenda leta ijya ishyira ku isoko. None se ibyo bigukoraho iki wowe nk'umuntu runaka? Reka turebe icyambere, turebe nyine ibyo bintu leta ishyira ku isoko, cyangwa bya bintu bihurira kuri iryo soko ryitwa Rwanda Stock Exchange Market. Turebe ibyo bintu bihuriraho abantu bagura izo shares, izo bonds, securities ni iki, byungukira umuntu gute. Buriya share icyo bisobanuye ubundi, reka duhere ku rugero rworoshye. Tekeza company ifite agaciro ka miliyoni cyangwa se ka miliyari 10, dufate miliyari 10. Iyi company ikaba igabanyijemo ownership yayo mo shares. Wowe ushobora kugura zimwe muri izo share. Iyo uguze share uba ubaye umwe mu bantu bafite ownership cyangwa se umwe mu bantu ba nyiri icyo kigo, mu magambo yoroshye, ku rugero ruhwanye n'umubare w'imigabane ufite. Iyo company ikora neza, hari ibintu bibiri bishobora kukubyarira inyungu. Icyambere kivamo inyungu gifitemo shares muri iyo company. Icyambere kirimo ni ikintu bita capital gains. Capital gains ni iki? Reka turebe. Icyambere, ushobora kugura shares ku mafaranga 500 n'urugero. Nyuma y'igihe, kubera ko company ikora neza cyangwa demand yayo iri hejuru, urugero dufite company urugero mu Rwanda izwi za MTN, company ya Bralirwa, company runaka yose, Beka n'ibindi, ugasanga mu gihe runaka kiri imbere, share cyangwa se agaciro k'umugabane umwe muri cya kigo wageze ku mafaranga 700 no ku mafaranga 500. Iyo ugurishije ya migabane yawe ufite capital gain y'amafaranga 200 kuri buri share. Icya kabiri, uretse share tureba dividend. Dividend uretse usibye capital gain cyangwa se amafaranga ubona kuri share, reka tuyitwa dividend. Dividend ni igihe company ishobora kugabanya igice cy'inyungu yayo ikagiha shareholders cyangwa se ikagiha ba bantu bafite shares. Mani magambo, iyo waguze share ubwazo ni umutungo wiyongera ukabasha kubonaho capital gains bitewe nuko ibintu bihagaze ku isoko n'agaciro ka ya company n'uburyo tenga reputation se uburyo image imeze, uburyo yigurisha. Izo gains ni igihe umugabane waguze amafaranga 500 uzamuye agaciro 600, 700 kuzamura kaba wakiyongera. Ariko kandi hari n'igihe none ushobora kubonaho dividend, ni igihe ya company nyuma y'igihe runaka ivuze ngo tugiye guha inyungu
twungutseho abanyamigabane cyangwa se abantu baguze shares iwacu, ibyo bayita dividend. Hanyuma hakaba hari ikintu cyangwa se hari ibintu ugomba kwitondera bikomeye, cyane kandi naho hari dividend. Share ntabwo ari konte yo kuzigama buriya. Kubera iki? Igiciro cya mbere gishobora kuzamuka ariko gishobora no kugabanuka. Mwari magambo, ntabwo buri gihe uko uguze share muri company biguha garanti yuko uzunguka. Twavuze ngo biterwa na factor nyinshi zindi tuzakubwira mu yindi video. Ariko nanone izo shares cyangwa se uko iyo migabane waguze ni gake, ni companies bibaho ko bisubira inyuma, kugira ngo twe kumvisha ko ugomba gucika intege mu gihe wari ufite umutima wo kureba ko wagira ikintu ukora ye no kuba wagura shares muri company runaka. Reka turebe, iyo umuntu agiye rero kugura share agomba kumenya ibyo arimo gukora, akiga company neza, akaraba financial performance yayo ndetse n'isoko. Niyo mpamvu Rwanda Stock Exchange nayo isobanura ko share prices zigenwa n'imbaraga za demand and supply ku bantu bumva neza ihame ry'ubukungu, kandi ko investment muri stock market ishobora kugira fluctuation cyangwa ishobora kuba yahindagurika. Mwari magambo, ntabwo bikugarantisa ko every time ukoze investment muri shares buri gihe ugira returns mu buryo buri positive. Ishobora no kuba byasubira hasi, ukaba wagura umugabane uyu munsi muri company runaka, share y'imwe y'amafaranga 500, hanyuma nyuma y'umwaka ugasanga share yagiye kuri 400, bivuze ngo wahombyeho amafaranga 100 mu gihe ukize ku isoko za shares zawe. Ariko bitabujije ko dividends cyangwa se inyungu company yabonye wazibonyeho, nubwo bibaye company ishaka kugira agaciro kashe kakaba kagabanuka ugasanga yirungutse. Urumva kenshi bijyana n'iki, nanosha ko habayeho muri company mu cyuruzi yayo ibihombo, ariko mu by'ukuri mwandi magambo tusagiye kure ni gake tubona companies nini zikomeye zigira n'amashares ku isoko zisubira inyuma. Reka turebe icyiciro cya gatatu. Tumaze kubona share icyo ari cyo, tumaze kubona capital gains icyo ari cyo, tumaze kubona dividend kuri share icyo ari cyo. Reka turebe noneho bond. Reka twabigiranye nk'ari nk'inguzanyo. Urugero, leta ikeneye amafaranga yo gushyira mu bikorwa n'imishinga. Leta ijya ku isoko igatanga treasury bond. Ikintu treasury bond ni urupapuro mpesha mwenda ubusanzwe. Rero wowe iyo uguze iyo bond mu buryo bworoshye ubahaye leta amafaranga yawe, nayo ikakwishyura igize gute, ishyizeho inyungu ariyo bita mu cyongereza coupon. Coupon itangwa hakurikijwe amasezerano yayo. Urugero, ku isoko rya Rwanda Stock Exchange ubu hari treasury bonds zitandukanye zifite coupon rates zirimo inyungu ingana na 12%, 15%, ndetse n'izindi z'ejo yawe bitewe n'igihe bond zizamara. Mani magambo, tubona amatangazo ya Beneri ngo hari bonds cyangwa hari impapuro mpesha mwenda zashyirwa ku isoko. Ari amakuru ni ingenzi ku muntu wasobanukiwe amaze no kumenya isoko ry'imari n'imigabane nuko rikora. Hanyuma ntago bivuza none ko bonds zose ari risk free, cyangwa se buri bond yose uzagura izakungukira haratanze kubona 12% cyangwa se 11.5%. Kubera iki? Hari ibintu bitandukanye byinshi bigomba kurebwaho. Harimo igihe uzamarana iyo bond, hari uwayiguhaye wo gutita ishua, hakaba na liquidity nuko ushobora kuyigurisha mbere y'igihe. Iyo ushobora kufite kugurisha mbere y'igihe, of course hari kizahinduka kucyo bagomba kubona nka return. Mwari magambo, ntabwo bond ari risk free, cyangwa se in general stock market exchange ntabwo ari ikintu ujya ugure shares ujye ubona cyangwa se ugure munamani magambo musange haba bond haba shares, ntabwo ari ibintu biri risk free, kubera ko every investment involves risk taking. If you are not ready to take risks, you cannot invest. Of course iyo ni principle y'aba investors, ufata risk ugashora kugira ngo ubone icyo nawe ushobora kuba waronka. None icyanyuma, reka turebe icyo cyitwa R-Night iterambere fund, kubera ko abantu bakunda kubiconfusinga n'iryo soko ry'imari n'imigabane aho tugurishiriza twanagura shares na bonds. Reka turebe aho bitandukanira. Muri R-Night rero, ubu mvuze ngo nshaka gusoma R-Night iterambere fund, ntabwo ari company imwe uguramo share. R-Night ubwayo tutako n'abantu benshi bahuza nabo imbaraga, kwitwa investment trust, n'abantu benshi bahuza imbaraga. Hanyuma buriya R-Night ikora mu buryo bwa open ended balanced fund, cyangwa se yo igamije kubona capital appreciation n'inyungu binyuze muri portfolio irimo equities na debt securities zitandukanye. Mani magambo, shiza amafaranga muri R-Night iterambere fund uba udahisemo company imwe ngo abe ariyo amafaranga yawe yose uyishyiramo. Nicyo bisobanuye, ntabwo ubuta amafaranga yawe ngo uyashyire muri company imwe. R-Night urayiyaha, hanyuma ikakora diversification, cyangwa ikakora iki, igashora ahantu hatandukanye.
ifite portfolios nyinshi, ntabwo yatangiye yashyire urugero rw'imigabane ya Bralirwa gusa ibyo ngo bazakungukira gutya kuko amafaranga bayashyizemo, ahubwo icyo ikozeyo yashora muri company, igura shares na bonds mu company, bonds za leta of course na shares muri company zitandukanye. Yo ikora diversification. Mu gihe wowe bigoye kugira ngo umuntu umwe urumva imyumvire y'abantu ikiri hasi ya na stock market exchange, aho usanga nyine tabyagera mu mutwe cyane ngo tubyumve nacyo bimaze ryo umuntu yashoramo imari, urumva biragoye kuvuga ngo ndashoye imigabane ya company zishanu zitandukanye. Ariko iyo yashyize muri R&I Iterambere Fund, icyo ubukoze yo iyagushorera muri companies zitandukanye mu byo utagombye kugira gute, ibyo ubwaye bigoye kuba wakwikorera nk'umuntu. Hanyuma muri R&I ikintu kirimo cyoroshye nuko muri R&I Iterambere Fund kugira ngo ujyemo 2,000 gusa by'amafaranga y'u Rwanda byakwemerera ko watangira kubana waba umwe mu nyamigabane baci ba R&I Iterambere Fund. Hanyuma icyanyuma reka tugereranye R&I Iterambere Fund, tuyanye shares, tuyanye na bond. Ubundi ninde ucunga investment kuri R&I ukuntu bigenda kucunga amafaranga yawe? R&I ni icunga amafaranga wayihaye ikayigukorera ibintu bagombye kuba wikorera wowe, ari uko utabisobanukiwe irabigukorera ko yiha amafaranga ikayashora muri bya bintu byo kugura izo bonds na securities n'ibindi na shares, hanyuma ikakungukira. Mani magambo ikora management for you, wowe utari able ko wakikorera. Ariko iyo bije kuri shares, iyo uguze shares wowe cyangwa broker wawe mukurikira investment, ariko ni wowe ufata icyemezo cy'icyo company cyangwa se kiyo company ugiye kuguramo. Urugero ndavuga ikajya kuri rubuga rwa Rwanda Stock Exchange Market, nimara kurujyaho ndebe nuhiye mugabane ufite agaciro kurusha undi, nihe nashora, ugakora analyse. Hanyuma twibuke ko kugira ngo ugure cyangwa se ugure imigabane bisaba ko ufite umubroker wemewe na leta mukorana kugira ngo agufashe kubikora. Ariko muri R&I nta broker uzamo, wowe ugira gute, urabikora with your phone, aho waba hose kuri telefone ugakanda imibare runaka, birakwemerera ko ukora cyangwa utangira gufungura konti ukabaje waje saving amafaranga kuri R&I ukabukoza investment, kuko R&I at the end of the year ibizakungukira kaguha inyungu. Ariko kuri shares, wowe uguze share ni wowe uba umanaging izo shares cyangwa se umubroker wawe mu kuba yakurikira investment, ariko ni wowe ufata icyemezo cy'iyo company uguramo izo shares. Mu gihe kuri R&I ni wowe wamenya aho bayashoye, wowe urayabaha bakamenya ngo baguze imigabane aha, bakabimanaginga on your behalf. Hanyuma kuri bonds rero ukuntu bigenda, nazo ugomba guhitamo bond ushaka, ukareba terms zayo n'igihe izamara. Rero hano icyo irimo hano afatashirimo hano nuko R&I cyane ku muntu utangiye niyo yaheraho. Umva uratangiye nturamenya R&I ikora gute, tandukanye n'ibindi bigo, so niwo R&I niyo umuntu ahitira mu muntu ukiga gukora ibintu bya stock cyangwa se ibintu byo kugura imari n'imigabane ku isoko. Ucyo waheraho gikomeye ni R&I mu gihe utari wasobanukirwa neza uburyo ibintu bikora. Ariko maze kubyumva ni byiza ko ugira gute ugenda uzamuka ujya ushobora kuba wanakugurira imigabane muri za BK, muri za MTN, muri za Bralirwa, za Equity n'izindi companies nyinshi ushaka gusanga ku rubuga rwa Rwanda Stock Exchange. Hanyuma buri business yose involving risk, nenevuze haruguru. Shares ishobora kugira price fluctuation nyinshi kurusha investment portfolio ivanze. Mani magambo iyo uguze shares muri company ufasha risk z'uko nibihomba uzabireka. Ariko iyo ukoze diversification ngo ngiye gushora muri Equity, nshore muri BK, nshora hanawa, birakohera ko ntago hose ahombera cyane, of course birumvikana kwa ko washoye mu bintu byinshi. Aho twabonye ko bigoye kubyikorera ukabishora byose cyarimwe ahantu hamwe. Mani magambo shuwa nziza ihari niyo kwira gute, niyo guhitamo ko R&I ubwayo ibigukorera mu gihe ugifite ubwo ko yo ikora cyasigura portfolio ivanze, ikavuga ngo iragenda igura ahantu hatandukanye, iyo izakumanagingire imenya ngo deni y'umwaka wungutse aya. Hanyuma R&I muri make nta risk igira, investment igira cyangwa se risk R&I igira ntabwo iri high ukompensa no kuba kwishorera amafaranga ubwawe. Mwaka tuganire ku kintu cyitwa diversification, nani nyivuzo haruguru, ariko cyo biza amagambo makeya ni igihe ushara amafaranga ahantu atandukanye. Batuvuze ngo umuntu afite investment yashoye mu gucuruza, ashora mu guhinga, buriya abantu nawe yarakoze iki? Diversification n'ukwagura amashami. Ikinyarwanda cyoroshye twavuga ngo ni ugushora hatandukanye kugira ngo ugabanye risk. Hanyuma urugero rwa diversification twafata ni urugero n'ufite amafaranga miliyoni 1 ugashyira yose muri company imwe, company ikagira ikibazo gikomeye, investment yose igira gute?
ishobora guhita igira ingaruka ikaba yahomba. Ariko iyo diversifyinze bituma utashingira ku kintu kimwe, uvuge ngo naguze ikibanza ahantu, sibyo, nicyo ndiriye gusa, nk'ukigura leta tuvuga iti kino kibanza tutangiza mu muhanda ku nyungu z'abaturage bose, nta kintu cyo kubaza leta ko n'itegeko rivuga. Urumva ko ntabwo wagize gute ugeze ukora ishoramari ngo ugabe amashami ugira ahantu hatandukanye. Ariko iyo diversifyinze biragufasha gute kubona riske no kubona inyungu nyinshi zisumbuyeho. Hanyuma capital growth ni iki rero? Capital growth ni ushaka amafaranga yawe ko azamuka mu gaciro igihe kirekire. Shares zishobora gutanga potential nini hejuru ya capital appreciation, ariko riske nayo ishobora kuba nini. Rero R90 nayo igamije capital appreciation hamwe na income. Bonds zo akenshi usanga zibanda cyane kuri income cyangwa se kuri coupon, n'ubwo agaciro kazo ku isoko gashobora guhinduka. Niba binarisize ku isoko, genda unegotiate uvuge ngo zihagaze angahe, zuka gute, ziri kuri coupon ihagaze gute, umenye ngo izayagwa muri ubu buryo, wumve terms and conditions zuko bihagaze, umenye ngo urabigenza gute. Twavuze ko kuri Rwanda Stock Exchange market bisaba iki umubroker, aho kuri R90 njye nabyikorera ubwanjye. Rero ni ikihe kiza muri ibintu byose twavuze? Rero ntabwo nakubwira ngo R90 niyo nziza kugira ngo uyigemo, it's up to you n'intego ufite mu kuba washora imari. Ariko nane wakwibaza ngo intego yanjye ni iyihe? Intego rero yawe niba utangiye udafite umwanya munini wo gukurikirana companies, ushaka kugira ku mafaranga make, kiza nakugira inama yo kugira gute yo kugira portfolio icungwa n'ababigize umwuga. Ubwo ni iki? Ni R90, kuko ntabwo nyine urabimenya neza. R90 ishobora kuba intangiriro nziza kuri wowe, it's the best option for you to start. But if you have skills about Rwanda Stock Market Exchange muri rusange, ushaka kwigurira bonds, ushaka kugura shares, ukaba wabikora neza kurushaho. Rero kuri muri rusange ikosa abantu benshi bakora, hari abantu bakora amafaranga bavuga bati ngiye gushora amafaranga yose ahantu hamwe. Ibi ntabwo buri gihe ari ide nziza wakurikiza, ahubwo kora iki? Diversification, uyashora ahantu hatandukanye. Vuga uti nata amafaranga miliyoni yanjye, ndafata ibihumbi by'amanyarwanda mbishyire muri R90 ariho nshora, mfate 20% yayo ndishyire muri bonds, mfate 10% yagure iki, nyaguremo shares. Ya miliyoni imwe uyishoye ahantu hagize gute hatandukanye, kandi hose biragoye ko hagira gute hahombera icyarimwe. So rero ibi ntabwo ari recommendation yanjye nk'umuntu ukora the economic updates, ahubwo twareba nk'urubyiruko, abantu cyane bakiri batoya. Numva abantu bacu bakuze babika amafaranga mu kibindi n'ahandi, ariko twirya ngo tumare. Reka turebe ukuntu umuntu yakiteza imbere, ariko tunamenya ibintu bikora bite, bigenda bite, umuntu gute, umuntu atangira gute, bigenda bite. Turebe ngo ni iki umuntu yakora kugira ngo ejo ahategure none, kubera yuko nyine ejo ntawe ujya inama naho ntawe uhamenya, kandi biroroshye. Icyo ukora jya kuri urubuga rwa Rwanda Stock Exchange, usobanukirwe ukuntu bikora, turebe ukuntu bikora, utangire kare kandi ubikore buri gihe. Hanyuma inyungu ubonye we kongera kuyirya, ahubwo wongere uyishore, nurangiza utangire kujya gute gukora diversification cyangwa se gutandukanya, kuba washora ahantu hatandukanye. Nurangiza wirinde gushyira amafaranga ukeneye ejo muri investment igihe kirekire, kubera ko ushaka kuyabura usanga ubaye block ubuzima bwawe. Kwa ko nyine gushora, gusavinga cyangwa se no gushora bisaba nyine kuba nawe ufite level uriho ya income kugira ngo ukomeze unabayeho neza, ko ntago wagira ejo uyu munsi hadahari. Hanyuma ikintu cya 10 twavugaho twita compounding. Iyo ushaka rero ko ibintu bikura, you only visualize just the compounding mu bucuruzi no muri business na finance, kubera ko twe tureba iki, tureba ko inyungu uyu munsi nungukiwe n'ikigo runaka nashoyemo ntayitwara abo nkayirekera. Ushaka kuba ari dividend, ishobora no kuba ari dividend kuri shares, ishobora no kuba ari inyungu interest rate nahawe n'iki nahawe nahawe ku mafaranga nashoye muri R90, ishobora no kuba kandi ya coupon nabonye kuri dividend kuri bonds za government. Rero wikongera guhita uyirya, ahubwo ongera uyishore kugira ngo ya mafaranga yungutse y'inyungu yongere kuri ya capital watangiranye, yongera akomeza akura. Wakibaza ngo ese mu myaka 5, 10 cyangwa 15 ayo mafaranga azaba yaragezeye? Niyo mpamvu investing cyangwa se investment atari umukino wo kuvuga ngo nshaka kunguka vuba, ni umukino uvuga ngo nshaka kubaka ubukire mu gihe kirekire. Amagambo agisoza rero, reka nkwibarize, iyo uza kugira 100,000 uyu munsi ushaka gukora, wahitamo iki? Wahitamo R90 iterambere fund, wahitamo shares, cyangwa wagura bonds? Andika muri comment igisubizo cyawe,
ubundi niba ushaka ko iyi video yacu ikomeza ukajya ureba n'izikurikira, nurangiza wikorere share, ikorere subscribe, tubane iminsi yose. Iyi ni The Economic Updates, tuzarebe mu video zikurikira ni gute umuntu asesengura company mbere yo kugura shares zayo. Turebe revenues, profitability yayo, turebe debt, dividend, share price, turebe mu by'ukuri ukuntu wamenya niba share ihenze cyangwa si ihenze. Byose nzabigufashamo kuri iyi channel yitwa The Economic Updates. Mwakoze kubana nanjye. May God bless you all.